Reka makuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma habereye biteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru irababaje kandi iteye agahinda. Umugabo w'imyaka 35 yaje guhira mu nzu ku iki gicamunsi. Umugabo witwa Karamage yahigiye yuko azatwika uyu mugabo ari muzima, ariko birangiye abigezeho. Atsunze uyu mugabo ari mu gikoni, bari abaturanyi, ahita afata esase ayimena mu gikoni, arangije ahita yatsa inkongi y'umuriro. Nibwo umugabo yaje guhira mwino nkongi y'umuriro, aratakamba, yaje gushya ahinduka ubushwangi. Ibyababaje abaturage benshi bikababaza abanyarwanda benshi cyane. Ubwo imbangukira gutabara yaje byihutirwa, isanga inkongi y'umuriro yakomeje kuba nyinshi, birangira inzu yose ifashwe. Ahise kizimyamwoto iva kuri sitasiyo ya Huye, yaje yirukanka, yari ivuye hano kuri controle technique hano impande ya gereza ya Karubanda. Yahise yirukanka kugira ngo izimye iyi nkongi y'umuriro irimo ibera hano Ngoma, haruguru y'amarimbi ya Ngoma. Ni mu gihe ibingibi byatumye uyu mugabo watwitse iyi nzu yahise afatwa, atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Abaturage basobanura yuko aba bagabo bombi bahoranaga amakimbirane ashingiye ku mitungo. Bombi uko ari babiri bavukanaga mu nda imwe, ariko papa wabo akaba yarahaye umwe, undi aramwima. Nibwo rero papa wabo yaje kwitaba Imana, asiga yanditse urwandiko avuga yuko uyu mwana wundi batazamuha isambu. Bikomeza gutyo mu nyandiko, birangira imitungo uyu mugabo ari we uyisigaranye wenyine. Uyu mugabo yaje gushaka umugore, basezerana ivanga mutungo. Mu gusezerana ivanga mutungo, umugore waje bamaranye ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, umugore aratwita. Umwaka uza gushira, umugore abirabyara, abyaye umwana aza gupfa. Uyu mugore birangira yahukanye yaka divorce, kubera ko ngo gupfa kuno mwana byaturutse mu miryango yabo, baramutamitse, birangira umwana apfuye. Uyu mugore aza kwaka divorce. Mu kwaka divorce rero birangira wa mugabo imitungo yari afite ayigabanye na wa mugore. Umugore ajyana imwe, umugabo asigarana indi. Uyu mugabo yasigaranye ntabwo yari ihagije, ntabwo yari mwinshi cyane, yagurishijeho ishyamba rya miliyoni 2. Aya mafaranga aza kuyakina urusimbi rwitwa akadege BT Power igikora batarayifunga. Mu gukina akadege amafaranga barayamurya, aza kurwara toroma igihe kingana n'amezi 2, azanwa ku bitaro bya hano mu mujyi wa Kigali bivura abarwayi bo mu mutwe birindera, niho baje kumuvuriza. Aza kugaruka nanone uyu muvandimwe we asigara muri yanzu. Agarutse ari muzima, amenesha wa muvandimwe we, amubwira yuko agomba gusohoka mu nzu. Umuvandimwe we ahiga umuhiga, avuga yuko azamutwikira mu nzu kubera ko ibyo yakoze birarangiye. Afashe umutungo wa nyina awupfushije ubusa, amwe ayashyize mu rusimbi, andi abagore barayiririye. Yarasigaranye inzu n'umuringoti umwe bahingagamo natwo utwo kurya. Nibwo rero uyu mugabo yavuze ati, ngewe nzakwica nkwicare n'ibyo byose n'ubundi ntacyo umaze. Uzize kuba utarabyaye, uzize kuba uri umusazi, uzize no kuba mwarananye imyona agashwitu na kamwe. Birangira rero uyu mugabo afashe umwanzuro atwika umugabo mugenzi we, dore ko ibingibi yarabimaranye igihe kinini cyane. Abaturage batanze amakuru bavuga ko n'ubundi yahora agahiga yuko azamwica, kandi akazamwica urupfu rubi, gusa ntabwo yigeze atanga yuko azamwica amutwikiye mu nzu. Ibyo rero abaturage babishingiye bavuga yuko uyu mugabo agomba gutabwa muri yo, baganishwa igifungo cya burundu, koko yishe umuntu, kumwica yabigambiriye kandi yabishatse. Umva uko uyu nguyu wafunzwe n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, ukurikiranweho icyaha cyo kuba yatwitse mukuru wiwe, bikarangira apfuye. Umva uko yahaye itangazamakuru amakuru: nyuma yuko munjyana kumfunga, mumenye yuko ndengana. Uyu muvandimwe wanjye namukundaga, ntabwo nakwigera mutwika nk'uko byagiye bivurwa n'abaturage. Gusa inkongi y'umuriro yaje kuba ari nyinshi. Uyu mukuru wanjye niwe waje kwiyahura abishaka, yaje kunuma esase, sinamenya aho ayijyanye, kumbe agiye kwiyahura. Nge ntabwo narinzi nimba agiye kwiyahura, gusa esase ninjye wayizanye na sitasiyo nayiguriyeho nayibereka, ariko ntabwo ari ngewe wigeze utangiza inkongi y'umuriro. Niwe witwitse, nge naho mfitanye cyangwa naho muriye n'urupfu rwiwe. Bityo niba mushaka kumfunga munziza ubusa, ndabasabye mungirire imbabazi. Ntabwo nagize nica umuvandimwe wanjye, ahubwo nanjye ndi mu gahinda n'amarira. Ibi ngibi ishami ry'ubugenzacyaha RIB ntabwo ryigize ry'ibyita, ahubwo ryamujyanye rimuta muri yombi. Amakuru avuga yuko uyu mugabo yaba yiyahuye bitewe na toroma n'agahinda yaramaranye igihe kinini cyane. Mukuru we akaba avuga yuko ashobora kuba yarenganurwa n'abaturage, ariko abaturage bavuga yuko n'ubundi yavugaga yuko azamwica. Nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa. Kidasamura mu mujyi wa Kigali, twari twagiye mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma. Nimero rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. How are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like
and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.